Kuri iki cyumweru tariki ya 27 Werurwe 2022, Nyampinga w'u Rwanda wa 2020 Nishimwe Naomi n'umuryango we babatijwe mu mazi menshi mu itorero rya Noble Family Church riyobowe na Apotre Mignone Kabera. Miss Naomi yabatijwanye na se n'abavandimwe be bane ndetse na nyirasenge, ndetse baza gushima Imana kuba bateye iyi ntambwe. Mu ijambo rye yavuze ko yari yaratinye kubatizwa kubera amazi menshi yari yamuteye ubwoba, ariko ashima Imana yamushoboje kuko kubatizwa abifata nk'ikintu gikomeye yagezeho. Ati, ndashima Imana ko nabatijwe uyu munsi. Kubatizwa benshi bumva ko ari ibintu byoroshye, ariko njye numva ari ibintu bikomeye cyane. Ni inyamazi twaje kwiga bakajya batubwira ukuntu bazadushyira mu mazi akaturengera, nkabwira papa ngo ndashaka kubatizwa, ariko kujya mu mazi ni ibintu bitumvikana. Yakomeje avuga ko yari yafashe umwanzuro wo kureka kubatizwa, ariko ababyeyi bakamukomeza. Abandi bo mu muryango we barimo na se bashimye Imana kuba babatijwe, ndetse bashimira nyina kuba yarababereye ikiraro kibageza muri iri torero. Miss Nishimwe Naomi, mwibutse ko yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2020, yari asanzwe azwi ku mbuga nkoranyambaga hamwe n'abavandimwe be babatijwanye uyu munsi mu itsinda rizwi nka Mackenzies. Komeza ukurikira ibiganiro byacu hano kuri YouTube channel yacu, ariko kandi unasura urubuga rwacu rwa y3.yego.rw kugira ngo ujye ubasha kumenya inkuru ziri kuvugwa mu myidagaduro ndetse no muri siporo, ndetse kandi unasure n'urundi rubuga rwacu rwa y3.yego.com kugira ngo ujye ubasha kumva radio yacu amasaha 24 kuri 24.